Dutangira iki kiganiro reka tuvuge tuti urashoboye. Urashoboye rwose, si umugani, si amakabyankuru, si ugusigiriza. Burya mu buzima bwawe ushoboye byose. Ushoboye kugera ku cyo wifuza kugeraho cyose. Ushoboye kugera ku nzozi zawe. Ushoboye kugera ku cyo wapanze kugeraho. Ushoboye kugera ku ntego zawe. Icyo bigusaba gusa ni ugukoresha umutwe wawe, ugakoresha imbaraga zikoresha n'amaboko yawe. Byagaragaye ko umuntu ushyize umuhate mu bintu byose yifuza kugeraho, agakora ubudasiba, ubudacika intege, agashyiramo imbaraga ndetse rwose agakorana umurava utagabanije, akagira intego n'imirongo ngenderwaho yo gukoreraho ndetse akabisasiza amahame yo gukoreraho ndetse ngenderwaho bimufasha kugera ku ntsinzi no ku ntego. Ubuzima niko bugenda. Ubuzima rwose busaba guhera hasi ukubaka ukagera hejuru. Ntabwo bishoboka kuba wakubaka ngo uhere hejuru nta fondasiyo. Iyo umuntu ajya kubaka inzu ahera ku musingi, akubaka umusingi, akazamura, agasakara, agafunga, agakora amasuku. Iyo umuntu abyara umwana avuka atazwi no kwihagurutsa, bamwambika, bamwoza, bamutamika, n'akantu kamuruma akarira aho kugira ngo agakubite kuko nta bushobozi aba afite bwo kugakoma ngo kagende. Ariko uyu mwana ko agenda akura, amezi andasakaza, agenda yiga ibintu bishya. Muri urwo rugendo rwo kwiga ibintu bishya rero hazamo burya no kubabara. Umwana agerageza guhaguruka akikubita hasi rwose, kandi burya baba n'ababara. Ingingo z'umwana zirambuka abababara. Iyo amara y'umwana atangira gukora kugira ngo yakire ibyo kurya abababara. Iyo amera amenyo ababara. Ariko umwana ntacika intege, arakomeza agahatana, akagenda, akamenya kurya, akamenya kwitamika, agakura, akaba umuntu w'umugabo, akajya mu ishuri, akiga bimugoye, dore ko burya kugira ngo wige ibintu bishya byose bigorana, ariko akagenda ntacike intege. Kubera iki tumara gukura tugacika intege, tukava ku izima, tukumva ko ibintu byatunaniye? Kandi burya rero kumubwire nti turashoboye. Burya udacitse intege ukagerageza ibintu byose ushoboye wifuza kugeraho mu buzima, ukabikorana umuhate, umurava utagabanyije, imbaraga zawe zose, kandi ukabikora utitaye ku kuba wahita ubona intsinzi ako kanya, ukabikora wumva ko igihe cyose uzategereza cyose, nibiba ngombwa uzanategereza imyaka kugira ngo ugere ku ntsinzi, wagera ku cyo wifuza cyose. Imyaka yose waba uriho, waba uri mu zabukuru, waba uri mutoya, waba uri mukuru, byagaragaye ko burya n'abantu bakuru bashobora kugera ku nzozi zabo. Ndaguha urugero. Niba uzi igikoni cya KFC cyashinzwe na Colonel Sanders, burya uwo nguwo nawe yashinze uru ruganda rwe cyangwa iki gikoni cye ari mu zabukuru rwose, yarakoze ubuzima bwe bwaranze, yaragize ibintu byinshi byatumye atsindwa, yaranyuze mu buzima bumugoye, ariko hejuru y'imyaka 60 yabashije gushinga igikoni cyamenyekanye kandi cyamugira umuherwe. Sabo gusa, hari n'abandi bashinze ibintu bitandukanye, ibikorwa bitandukanye, kandi babigezeho mu zabukuru, babasha guhitinga jackpot nk'uko abazungu babyita, kandi bageze mu zabukuru. Imyaka yose waba uriho rwose ntukihebe, ushobora gutsinda, ugakora, ukagera ku ntsinzi. Reka nkubwire nti ubushobozi bwo guhindura uwo uriwe, bwo gushobora ibyo ushaka byose, buri muri wowe, biri mu bwonko bwawe. Umuhanga bita Irina Tingara yaravuze ngo mu bwonko bwawe, mu mutwe wawe hari ikirombe cya zahabu, ariko icyo kirombe cya zahabu ntuzi ko ugifite. Icyo kirombe rero ni ubwonko bwawe. Ubwonko bwawe ubukoresheje neza bwabasha kukubyarira zahabu itarigeze ibaho no muri iyi si. Abantu bose bagera ku ntsinzi, icyo bakoresha ni ubwonko bwabo, bagatekereza. Kandi burya ibitekerezo tugira ntibigurwa. Ibitekerezo ni ubuntu rwose. Ufite ubushobozi bwo gutekereza, ahubwo nawe uhitamo gutekereza ibintu byiza cyangwa ibibi, ugahitamo ibikubaka cyangwa ibigusenya, ugahitamo ibikubaka cyangwa ibigusenya, ibikugira akamaro n'ibitagufitiye akamaro. Ariko burya abantu benshi twimakaza ishyari, kumva ko abandi batagera ku ntsinzi, kumva ko twacitse intege, kumva ko tudashoboye. Ariko se wakwimakaje ibitekerezo bya bintu byo kumva ko ushoboye, kumva ko ugomba gukorana n'abandi, kumva ko ubwo abantu bageze ku ntsinzi
bagomba kukwigisha uburyo bayigezeho aho kubagirira ishyari. Ishyari rwose rirakumunga, rikakwica mu bitekerezo, rikakwica mu mutwe, rigatuma utagera ku byo wifuza kugeraho, inzozi zawe zikakubera inshoberamahanga. Ariko se waganiriye no kuri abo ngabo ufitiye ishyari, ukumva uburyo babigenje, ukumva inzira banyuzemo. Burya inzira igera ku ntsinzi rwose ni inzira y'amahoro, ni inzira inyerera, irimo ibyondo, irimo ingorane, irimo ibicantege. Ariko iyo nzira iyo ubashije kuyirenga, ugera mu mudendezo, ukabaho wishimye, ukabaho mu ntsinzi ntacyo ubuze. Reka nkubwire nti intsinzi iraharanirwa, kandi witinya, urashoboye. Witinya rwose, urashoboye. Koresha umutwe wawe neza, ukoresha ibitekerezo byawe neza.